Ndabashuje mbifuriza no kugira umugoroba mwiza nshuti mudukurikiye ikaze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye kubagezaho iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 15 Nyakanga uyu mwaka wa 2026. Turareba hamwe ku munsi w'ejo uzagenda guhera mu masaha mu gitondo kugeza ku masaha ya nyuma ya saa sita, tuze gukomoza no ku minsi 5 iri imbere kugeza ku itariki ya 19 z'uku kwezi nyine. Ariko reka dutangiye turebe ku kirere kiriwe muri rusange kuri uyu munsi mu masaha ya mu gitondo hirya no hino mu gihugu twaramukanye urunyurane rw'izuba n'ibicu, nta mvura twageze mu masaha ya mu gitondo. Gusa amasaha nyuma ya saa sita ibicu byakomeje kwiyongera cyane cyane mu majyaruguru y'intara y'Iburengerazuba, ndetse bituma tugira n'imvura nkeya mu bice by'amajyaruguru y'intara y'Iburengerazuba. Nyine muri iri joro biteganyijwe yuko tuza kugira imvura mu turere two mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba ari two karere ka Gatsibo ndetse na Nyagatare, kimwe no mu turere twa Rubavu na Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba. Hano hose mu gihugu hateganyijwe gukomeza kugira ibicu byiganje. Naho ku munsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera, ukazaba ufite umuvuduko hagati ya metero 3 kugeza kuri 6 mu isegonda. Biteganyijwe ko umuyaga uzaba uturuka mu majyepfo y'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ku munsi w'ejo kandi mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe yuko tuzaramukana urunyurane rw'izuba n'ibicu hirya no hino mu turere tugize igihugu cyacu, nta mvura iteganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Ubushyuhe bw'asi biteganyijwe ko bizabura hagati ya -12 ndetse na -19. -12 ziteganyijwe mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyabihu, akaba ari nabwo bushyuhe bw'asi tuzagera ku munsi w'ejo. Naho ku masaha nyuma ya saa sita biteganyijwe yuko ibicu bizakomeza kugenda byiyongera ndetse bigatanga imvura izumvikanamo inkuba mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'Amajyepfo mu turere twa Nyamagabe, Nyaruguru ndetse n'akarere ka Muhanga. Ahandi hose hasigaye mu gihugu nta mvura ihateganyijwe ku masaha nyuma ya saa sita. Naho ubushyuhe buzazamuka nabwo bugera hagati ya -21 ndetse na -29. -29 zizaboneka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, akaba ari nabwo bushyuhe bwo hejuru buteganyijwe ku munsi w'ejo. Iminsi 5 iri imbere kugeza ku itariki ya 19 biteganyijwe yuko uretse ibyo twabonye bizaba ku munsi w'ejo, ku itariki ya 16 naho hateganyijwe imvura cyane cyane mu bice by'Uburengerazuba n'Amajyaruguru. 17, 18 na 19 imvura izatangira kugabanuka, isigare cyane cyane mu bice by'imisozi miremire byegera ku birunga ndetse n'ibice byegera ku ishyamba rya Nyungwe. Reka ngane ku musozo mbabwira yuko ku munsi w'ejo mu gitondo biteganyijwe ko izuba rizarasa ku isaha 12:02 za mu gitondo rikarenga ku mugoroba ku isaha 12:10. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza.